abakristo bo muri iki gihe maze kubona abantu bose bahemuka. Maze kubona abakristo Karariste yarahemutse na Nyabyenda arahemuka. Ngiye mfite amafaranga yanjye ngiye kugerageza abakristo ndebe. Reka ndebe hari ahantu bakunze kuhurira ahangaha hano hantu ngari kureba haba ari heza wakwicara hano areba so nabambonera bataza kubona ko nagize ndebe rwose ndebe abantu bo muri iki gihe bataza kubona nambaye ikoti nta muntu ufungura umuntu yambaye ikoti nongeye barananze no muri quartier ngo ko nihaye ntago baza kumpa ntago bampa nambare nabyiteguye ngewe no munsi ndareba rwose ibyaho katinginya nireke twaturinete twanjye ngiye kwigira impumyi ngende uburokore bwa ngiye kureba urokore bwabo muri no minsi byo bigize sendebe rwose kubona abantu bahemuka bakibona hanyuma bashyiremo na kamera hano ku buryo ambona bita mubwira dore ngira kamera imira kureba ku buryo reka nzi anga kamera bibabona neza ngiye kwigira impumyi ndebe ko batamara amafaranga se kandi shyiremo make amafaranga 10 20 mbese kize manganze ndebe ati bavuga ngo impumyi rabasaba ko bavuga impumyi rabasaba ko bavuga ngo impumyi rabasaba akwambona anzi akajya ngo ndi impumyi rabasaba afunguriye nuko nguko nzakuvuga kozo nta banyumvara ndabona impumyi rabasaba Kristo murabihamya nakwigihugu cyose cyaseka yendo Kristo umutima kuko usigaye nkunda Kristo icyatumya va yasize jewe bahamwe ndahoranesha basaba bafunguriye kirimuwe nawe uzazi makuru yawe amakuru ni meza wafunguriye rwose reka nze ngufungure fungura rwose wabugize neza Imana izakugirira neza ariko se koko ubu ntubona wa mugabo waje ureka gushinyagura kuko ubu ntabwo ubona waretse gushinyagura kuko fungura rwose nagushyiriyemo wakoze Imana iguha kandi Imana izakugirira neza urakoze rwose umva sawa garuka mbwira akantu habaye iki habaye iki arimo barakureba umukristo rwose mbabarira ugendana n'intuza mbabarira rwose uzihana mbabarira ntabwo nzongera rwose mbabarira Imana ikubabara ariko rwose mbabarira kwiba ntabwo ari byiza ndakosheje rwose mbabarira ntabwo nzongera genda ariko Imana bajye baba bakureba araho banabashyizemo baba bareba Imana imbabarira ni umuntu ngiye kwishyuza udufaranga twanjye afitiye yewe ugenda yenda yafite ubona n'umwanda w'ibijumba simbizi pe genda yajyanye ariko ntabwo ari mu yawe ni menshi ushatse wamaho make ihangane nawe dukiye ni kwinjira mu isoko mbura nangura igikombe kiranga rakoze iranga yarahagije tujye guhaha ubone aya ngura igikombe mwana yanjye ngenge isoko ese ubyari neza bye mumira basaba kirimuwe nawe uzazigirirwa kirimuwe wa mubyeyi we ndumva ari umubyeyi kirimuwe mugirimuwe namwe muzazigirirwa zagongarutse mumfungurire muretse kugendana nabifuriza umugisha rwose uyu muntu nabone mugirimuwe mbona hano
mwese murimo murashinyagurira rwose ntabwo mugira impuhwe wa mubyeyi we bagira impuhwe muhe icyo giceri tugenda gira impuhwe wa mubyeyi muhe icyo giceri hano cyangwa shyira mu hano yego Imana izabagirira neza ariko mugaruke mbifuriza umugisha mugaruke umva se buryo urareba bakristo bavandi urareba burya namwe muri ugiye kwihaha yewe abona cyapa abona ako je sinabibabarira ngiye ngomba kubishyira mu itorero iyo mugiye kuririmba mwabwiye mu irasa twebwe maze mugiye usanga njyanye mu isoko wananga ayangaya mwaza ariko ayangaya aya rero mpise nyakiramo nayo nyatwaye pe beka babyeyi baro mwanke babarire pe ntago ari kiza kwiba do hari murabona bari abantu bababona murababona bari kirareba kirareba mwana mutibonamo dore nanjye nari nyatwibona nimuzongere rero kwibane bibi we tubabarire ntabwo tuzongera mbabarire rero ntabwo nihangane Imana bababarire rwose nangaya no umuntu aruyamaye yobonye ariya rero numva ayo kumva mudabyanzira imisoro se naso so nta hantu hari tuwarete hano hafi nta muntu mbonera nze nkwereke njye kwiherera n'ubundi ndumva nakubwe mbega we bari imisuru bari ibisoro nafashe ngaho ibibura ngaho ibiki aho ngire mu gakiza rero nsigaye imisuru nari ayemeraga kabyeyi yewe nta kimana ishimwe kuba nikirana nta muntu mbonye mbaka yewe zakureba n'umuntu yanyihe nk'agasuru afungure impumyi irabasaba wafungure muvandimwe impumyi irabasaba fungura rwose mwiriwe neza ariko mwiriwe gira impuhwe tugufungurire mufungure rwose akira siko nayo mfite makeya yonyinera ni ukuri ndebera n'akajana pe Imana azaguha umugisha nuko gira impuhwe rwose hanyuma mbishyizeho magana angahe yonyine hanyuma Yesu agomeze hari n'igihe wabona n'abandi baje ariko rero nanagusabira n'umugisha buriya garuka ngusabire umugisha umuvana burya ni wowe ubu koko uribye do hari ababa bakureba ino ni kamedo were do ye baba we do hari abana batanga kuribonye koko ntuzongera kwiba sinzongera rwose yute rero genda warekura jyana n'undi ukumye ibishyimbo akubinze imisozi ega barokore bo muri ino minsi abantu badakiranuka kuri utu dufaranga kuko ubushyizemo menshi byaba bimeze yewe kanze ndebe n'abandi ndabona uriya mukobwa mbona ufite birarekaze nawe ndebe ubukristo bwiwe kande kashyiremo ndebe ko nambona se kiriya kamera irabona neza ra ariko bose baza batamazwa n'iriya kamera iriya kamera n'izazi batamaza nta gihombo kirimo urikore nawe maze wirebere umwira abasaba wamfunguriye nta gihombo kirimo Mwiriwe neza ndababaye rwose maze igihe ntarya
wafungure ihangane rwose kandi Imana ikugirire neza. fungura rwose. Reka ngushyirire. Yego Imana iguhe umugisha. Sawa rero mugire ibihe byiza. Sawa urakoze. Dukorere Imana nta gihombo kirimo. Garuka nkubwire. Urabona se nibyo wigiraga? Mbega abantu bo muri iki gihe Mbonye ko ukiranutse muri dukeya rwose Imana ikumugisha do. Ubu hari hariya bakurebaga hariya muri iriya kamera yego bakubona. disi uko ari byo. Rero kuba ukiranutse ariko ngewe ntabwo ntuyino ariko nashakaga kwirebera abakirisi bo muri ino minsi abana amafaranga yose abantu batakiranutse ku 10,000 ariko ku gihumbi kiranutseho Imana mujiri guha umugisha. Rero aya mafaranga n'umundi akira uzayaguremo uzafashe. Mbonye ko ukiranuka muri biki Mana uhabwa icyubahiro nteka ngwenda gusenga. Mwena Mana nari mfite ikibazo none Imana iransubije. nashaka kureba abakirisi bo muri no minsi. Reka nguhe nayo yose rwose kuko ukiranutse muri ducya no muri byinshi ubikiranuka. Ndahita njya gutanga icya 10. Ndahita njya gufasha wa mudamu duturanye umaze iminsi ufite ibibazo. Imana nawe guha umugisha. Nanya akarayo akangaka ndasigaza ndebe n'abandi. Imana ikugirane ariko mujya mukiranuka kuri byose. Tuzakiranuka kugeza ku gupfa. Abakirisi uriya mwana arakiranutse. Imana yo mu ijuru abantu nk'abeza baracyabaho ariko hari n'abandi. Mbonye umuntu ukiranutse muri byose. Agakamera kanjye karabatamaje reka nako nkajyana karabatamaje reka nigendere.